Halo yambi ndabashuje ndabaramukije mumeze mute mwiriwe mute bwakeye gute iwanyu mbese namahoro ahantu hose waba uri niba uherereye mu majyaruguru y'u Rwanda mu majyepfo iburasirazuba iburengerazuba nkwifurije amahoro y'Imana nkwifurije impagarike n'ubugingo nkwifurije gukomera nkwifurije gukundwa n'Imana niba unkurikiye utari mu gihugu cy'u Rwanda ukaba uri mu gihugu cy'u Burundi ukaba uri muri Amerika ukaba uri muri Canada ukaba uri muri Australia ukaba uri Belgique ukaba uri ahantu hatandukanye ko narabibonye musigaye mundeba ngenda mbona feedback musigaye mundeba undi nari nzi uko ndebwa n'abantu ba hano mu gihugu wacu gusa ariko ndashima Imana ko nawe utari mu Rwanda ugira utyo ukambwira uti nyamara njyewe ino nimero nayikuye kuri Humura TV show biranshimisha bikanyura cyane. Imana ibaha umugisha courage mumpa mukomereza aho intsinzi yanjye niyo yanyu mbakunda cyane cyane cyane. Imana igikomeza ibaha umugisha kandi mureke n'inyunganizi n'inama mbaha aho muzajya muba mutabiyumva mujye mushyira muri comment kuko buriya nta muntu umenya ibintu byose. Nshobora kubasangiza ibitekerezo byanjye kandi nawe ufite ukundi ubyumva byafasha abantu, cyangwa se ukaba ufite nk'icyo wifuza nawe ko twakugiraho inama. Rero ngewe ntabwo ndi wa muntu wumva yuko ibintu byose ntakosorwa cyangwa se mbizi, oya, kuko ibyinshi hari igihe mba nakoze nk'ubushakashatsi runaka, hari igihe mba naganiriye n'abantu, hari igihe mba mfite inshuti zanjye zambwiye ngo mbibasangize. Ubwo rero kandi nababwiye yuko buri hantu ngewe nshobora kuhakura igitekerezo kandi nkakora ibyo naganira n'abantu. Rero uno munsi hari umushuti wanjye yarambwiye ngo yashatse umusore, uwo mukobwa ni inshuti yanjye cyane, ni umurokore, yashakanye n'umusore, umusore amubeshya yuko atanywa inzoga. Ageze mu rugo asanga ye baba we ni kazizi. Ubwo rero yarambwiye ati ngewe ndabona rero kubera yuko ibi bintu ntabimenyereye ndabona birimo binaniza. Ati none se Odira mbigire nte, niyihe nama wa nuko. Ubwo rero mu by'ukuri ndavuga nti reka mbisangize abakunzi ba Humura TV show, ariko kandi n'inama yanjye nyitanga kuko of course buriya umuntu agusabye inama akagukura mu bandi bantu muba muziranye, buriya nuko abazi neza yuko ubishoboye, nuko abazi yuko uyifite. Icyo gihe uyimuha uko ubyumva. Njyewe akenshi umuntu angishije inama ndabanza nkishyira mu mwanya nkavuga ese ari nkanjye umuntu yabyize gutya, ari nkanjye umuntu ariko none ari nkanjye umuntu yabwiye gutya, ntagera mu rugo nkasanga ntabwo ariko bimeze, nabyakira gute? Nkishyira muri uwo mwanya nkumva uburemere bifite, avuga okay aramutse ari njye nabigenza gutya. Ariko rero nyine uwo mwari yarabinganirije amaze amezi nk'atatu mu rugo, wumve yuko noneho urugo ruracyari rubisi pe. Icyo gihe n'abashyitsi baba batararangira mu rugo, mbese n'umuntu utaramubona neza. Ngewe njya nkunda kubwira abantu maze imyaka iyi n'iyi mu rugo, ariko nyine buri munsi mba mbona hari ibyo ngomba kwiga, buri munsi mba mbona hari ibyo ngomba kwiga ku baturanyi, hari ibyo ngomba kwiga kuri famiye z'umugabo, hari ibyo ngomba kwiga kuri famiye yanjye, hari ibyo ngomba kwiga ku mubebi dufite. Nyine buri munsi uhora wiga, noneho ko umaze amezi atatu ukaba watangiye kunanirwa ni ikibazo. Ubwo rero naramubajije nti se muvandimwe mwarinze mubana atarakubwira ko anywa inzoga? Arambwira ati Odile ni ukuri ntabwo yari yarigeze abimbwira. None se basi kuba zinywa, yego nibyo ni ikibazo, umuntu utanywa inzoga ukajya kubona ugasanga nyine umuntu arazinywa, ntitubyirengagize, ntabwo byoroshye pe, ni ibintu nyine bigoyemo. Ndamaze se basi iyo yazinyweye agasinda araza akakubwira nabi cyangwa akagukubita cyangwa akagira gute? Arambwira ati Odile ntabwo nkubita, nta nubwo ambwira nabi cyane, ariko iyo yasinze arancyurira, akancyurira ibintu byose, akambwira n'ibyo nyirabukwa ntekerezaho ntarinzi. Ati kandi nashyira mu kuri nkasanga nibyo, kandi ibyo bintu birababaza, kandi mubyibuke burya ngo umusinzi hari ati ibyo atekereza. Ubwo rero atariko ibintu byo kunkubita oya, no mu buzima busanzwe nta kibazo.
abyakira cyane. Ubwo rero inama naramubwiye ntihangane niba ariko reka ne gutinda kuri iki kintu. Naramubwiye ntihangane cyane, hanyuma ugerageze wihangane nyine urwubake, niko kuntu bigomba kumera. Buri muntu utagututse wakugaburiye, kandi no kuba yayinyweye ntibimukoreshe icyaha cyo kukugirira nabi cyangwa kugukubita, ntacyo bitwaye cyane. Gusa nyine no kuba buriya no gucyurira umuntu birababaza, ariko ntabwo byatuma nanone usenya kandi wari ufite iyo giti. Rero mu by'ukuri aho ngaho namuhaye inama yo kwihangana kandi agakomeza akamwerera imbuto, akamusengera, kubera yuko we niba avuga ko asenga, ibyo bintu byaramugwiririye kwisanga umupati nawe yakubwiye ngo sinywa inzoga kandi ngo arazinywa pe, ngo aranywa akarara n'ejo akiyongeza akarara bakiri abageni, urumva afite akazi ko gusenga. Rero mu by'ukuri iyo niyo nama namuhaye. Nawe ushobora kuba uri kundeba warabeshywe muri ubwo buryo, ariko nimba ubona umuntu agukunda nyine ihangane, urukundo rwihanganira byose. Umukunde, umwerere imbuto, we kumutonganya, we kumutura agahinda n'umujinya. Bizashira. Umusengere, umwereke Imana yo mu ijuru izabikora. Icyo kintu rero nicyo kintu natekereje kubasangiza namwe. Hari igihe nawe n'umuntu akugisha inama, hari uwakubwira noneho bigeze nko kubarokora, aramubwira ati mu izina rya Yesu uwo muntu rwose we ntabwo namwihanganira, nahita ngenda. Urahita ugenda ujya he? Kuba yanyweye ntaze ngo akubwire gute na gute, urumva bitwaye iki? Nyine biragitwaye, sorry kuvuga gutyo, biragitwaye kubera yuko uyakwinjije mu bundi buzima utazi. Ariko wibuke ko hari n'abanywa bakaza bakobeta bakuraho bahubura. Ntabwo rero wagira inama umwana ukiri mutoya w'umukobwa gutyo ngo nasenye, ahubwo uramubwira yihangane, hamwe no gusenga bizagenda biza, amusengere, amwerere imbuto. Noneho rero umuntu w'inzoga, hariho n'igihe n'ubundi aba afite abajama banywa inzoga bamusura, cyangwa abandi bantu bamusura, cyangwa na famiye yo imusura. Wa mukobwa we nibaramuka bagusuye, uzabakirize ibyo umugabo wawe anywa, kandi n'ibyo nabo banywa ntuzajye kubakiriza ibyo batanywa ngo ni ukubera yuko uri umurokore. Yego nibyo, ntago wahereza umuntu icyo utanywa, ariko nanone igihe bigenze gutyo ugomba kwakira abashyitsi bawe bakagenda banezerwa. Ibyo ngibyo byo ntago tubyumva kimwe turi benshi, ariko rero jyewe uwo nguwo ni njye. Iyo ngiyo ni inama yanjye. Buriya ntabwo umugabo mwatangiye kugirana ku kabazo, noneho ngo n'umuryango wose tumukwishyiramo ngo utangire wifunge wumve yuko uri hejuru urenze, kuko n'abundi bamubwira bateye nta muntu washatse rwose n'umwirasi n'umugira gute. Mwabantu mwe mujye mumenya ubwenge. Ndabakunda rero, naho ngaho ngarukirije ikiganiro cy'uyu munsi. Niba ugikunze kora share, ukore like, ukore comment. Ndabakunda, Imana ibarinde. Bye.